Turabaramukije inshuti bakunze ba Iyarure TV, tubahaye ikaze mu biganiro byacu dutambutsa umunsi ku munsi. Nk'uko mubimenyereye rero ibiganiro byacu kuri Iyarure TV byibanda ku ngingo zitandukanye, harimo iyobokamana, higanjemo ubuzima, hakiganzamo umuryango ndetse n'ubuhamya. Uyu munsi rero twabateguriye mu gisata kirebana n'ubundi n'ubuhamya, amateka nk'uko muri kubireba rero uyu munsi kuri Iyarure TV, ubu ngubu muri kubona ko dufite umutumirwa. Mbere y'uko tumwakira ngewe ugiye kuyobora kino kiganiro turamenyeranye, nitwa Tuyizere Patrick. Tubahaye ikaze rero mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Iyarure TV mwiza kuri YouTube channel ya Iyarure TV, abadukurikirana munyuze kuri Facebook ni Iyarure TV ndetse na TikTok ni Iyarure TV, mwese tubahaye ikaze. Imbere yanjye ndi kumwe n'umutumirwa, turabakiriye muri studio za Iyarure TV, tubahaye ikaze Pastor. Ahimbazwe. Babaza ahatandukanye mu nsengero hatandukanye babwiriza ubutumwa, babazi mutambutsa ibiganiro hatandukanye, ariko abakunzi ba Iyarure uyu munsi bagiye kubareba neza kandi bumve n'ubutumwa uyu munsi mwabazaniye neza. Mwatangira mubibwira neza. Turi kumwe nande? Muri kumwe na Pasiteri Hamiyimana Jean. Yego. Nkaba ndi umushumba mu itorero ryitwa Eglise de la Bonne Nouvelle pour le Racheté au Rwanda, Ebereri. Mu magambo ahinnye. Revera Pasiteri Hamiyimana Jean, ni muntu ki nyuma yo kumenya ko ari pasiteri akaba n'umuvugizi wungirije, ubundi watangira utubwira ni muntu ki uyu munsi, wenda atuye hehe? Uyu munsi ntuye hano mu karere ka Kamonyi. Yego. Mu murenge wa Musambira. Ariko inkomoko y'iwacu mvuka mu cyahoze ari Cyangugu, ahitwa mu karere hari komini ya Bugarama. Ubwo ni mu karere ka Rusizi? Mu karere ka Rusizi ubu ngubu. Umurenge ni Bugarama. wa Bugarama. Urumva ko abantu bahise bumva ko abantu bo mu Bugarama turabasuhuje cyane, hariya mu gikombe cy'Ubugarama turabasuhuje. Dufite abakunzi bacu bari mu Rwanda, muri Afurika y'Uburasirazuba y'Isi, hakurya ya Afurika y'Uburasirazuba, muri Amerika y'Amajyepfo, Amajyaruguru, muri za Canada, turabafite mu Burayi n'Ubufaransa no mu Bubiligi barahari bajya badukurikirana. Mwese rero murumva ko uyu munsi twakiriye Pastor Revera Pasiteri Hamiyimana Jean. Hamiyimana Jean ni muntu ki? Yavutse ryari? Ngewe navukiye muri kariya karere ka Bugarama nyine. Yego, muri Rusizi. Muri Rusizi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatandatu. 1956 ngo mu gihe cy'umwami Musinga. Mu gihe cy'umwami Rudahigwa. Urusimbuye Musinga. Yego. Ubu bisobanuye ko wavutse ku gihe cy'umwami. 56. Ubwo uyu munsi ugize imyaka yuzuye neza imyaka 70. Biratangaje inshuti bakunzi ba Iyarure TV, murumva ko uyu munsi ari igitangaza. Tubonye umuntu ugize imyaka 70 kandi rwose ko muri kumureba murabona ko aracyari mutoya. Imyaka 70 ni imyaka myinshi. Uzi ko na Bibiliya yavuze ko ngo kora amakuru y'imyaka 70. Bisobanuye ko nta n'umwe waba usigaje, kuko imyaka 70 tugenera isa nkaho ishize. Kubera Yesu. Yesu yagukunze akagutoranya akongerera kurama, kugira ngo uvuge ibye nyine. Na Dawidi niko yavuze ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo mvuge imirimo Yesu umwami yakoze. Yego. Ubwo rero 56 ubwo muravutse, muvukira mu rugo rumeze rute? Muri abana bangahe? Ngewe muri 56 namaze guca ubwenge, nasanze naravukiye mu muryango
ababyeyi bakomoka ahantu hitwa i Busozo. mu Busozo. Mu Busozo mu muryango w'abakene, abantu batigeze bamenya Imana. Yego. Turakura, ariko ibyo nabonye nyine nicyo gituma nshaka gutanga ubwo buhamya. Mu muryango nahabona ibintu bitari byiza, kuko batwerekaga Imana yabo bizera. Imana rero abakera bagiye bizera b'Abanyarwanda ni ugusenga imyuka y'abantu bapfuye. Abanyarwanda ntabwo bigeze basenga ibigirwamana by'ibibumbano cyangwa ibyo babaje mu biti, bo basengaga imyuka y'abapfuye. Abapfuye ari byo bageraho nimugoroba bakajya mu ndaro bakajya guterekera. Burya guterekera ni nko gusenga, twebwe ubona dusenga, bo baragenda bakajya guterekera, bakajya kubwira abo bazimu babo niba hari abana babyaye, bakabamurikira, bakababereka, basaba ko abo bana bazabarinda. Yego. Urumva, bakabatera ibyuhagiro mu mutwe no mu mugongo. Yego. Abana nyine bakaba babagize ababakurambere ngo nibo bagomba kubarinda. Yego. Ibyo nabikuriyemo. Kandi ngiye kureba aho ngiriye ubwenge ntangiye kujya mu ishuri, najyaga mbireba nkabigenzura nkabigaya. Yego. Kuko mu ishuri yewe nagiyemo ntangira kwiga garidiyene, batangira kunyigisha ijambo ry'Imana. Ubwo mwize garidiyene? Ubwo mwatangiye garidiyene muri kangahe? Garidiyene bajyaga bahita nyine mu kiburamwaka. Ndumva ngewe naragiye muri garidiyene mfite imyaka 4. Imyaka 4? Ubwo ni muri 60? Ni muri 60 nari ndi muri garidiyene. Ubu watangiye kwiga imyaka 4? Kandi nawe ukomeje kwiga? Ndabikomeje. Bivuze ngo iminsi gusa wabaye utiga ni imyaka 4 yonyine? Indi myaka yose urakomeje kwiga? Nakomeje kwiga, navuye muri garidiyene njya muri primaire ndayirangiza. Ariko mukiri aho mugire mutubwira garidiyene wayizaga nahe? Nayize aho mu Bugarama. Mu Bugarama ahitwa Kwishara. Kwishara. Twari turafite umupasiteri w'umumetodiste, umusaza yitwaga Ndereyaho. Yagendaga afata abana mu giturage, nubwo ababyeyi bacu batari abakristo. Yego. Ariko abana baradutangaga ngo mujyane abana bajye kwiga. Utangiye garidiyene, urayisoje kiburamwaka, ugiye muri primaire, ubwo ni muri 61 ngira ngo. Primaire urayitangiye, wayisoje ryari primaire? Primaire nayishoje muri 62. Watangiye primaire muri 62? Ubwo wari utangiye primaire wiga imyaka 8 niyo mwigaga ngira ngo? Twebwe twigaga imyaka 6 gusa ya primaire. Nayo murayisoje mwisanga muri secondaire. Kwisanga muri secondaire mu gihe kimeze kuriya n'amateka yaranze Abanyarwanda muri rusange, ubwo hari muri Repubulika ya mbere. Kwisanga muri secondaire byagenze bite? Nageze muri secondaire, ubundi nari ngiye kwiga mu ishuri ry'abaporo, baryitaga Institut Biblique. Cyane cyane intego nkuru kwari kutwigisha ijambo ry'Imana. Yego. Kugira ngo tuzashobore kuvamo abakozi bakorera itorero. Yego. Yari yo ntego y'abapasitori bari bashize iryo shuri. Yego. Ubwo rero aho ngaho nahigiye ijambo ry'Imana, kandi nahize imyaka 4. Imyaka 4 rero ndarangiza. Ariko iby'Imana numva ntabyakira neza. Yego. Ko barabivuga nkumva ari amateka agenda atambuka. Kandi ndangije nahise ninjira mu kazi, kuko kiriya gihe abantu bize barashakwaga. Yego. Twarangizaga kwiga tugasanga ndetse kuri komine bafite liste z'abana bahize. Z'abana bize
bagira ngo babashakire imirimo. Mm. Hamwe n'ibyo rero njye navuye ku ishuri mfite intego ko ndashaka gukorera Imana. Yego. Kuko nararebaga nkabona intambara abapasitori bahoraga barwana ku kigo twigagaho, ntabwo nari narigeze nifuza kuba umupasitori. Yego. Njye navuye ku ishuri njya kwishakira akazi hanze, nibwo bangize umujera wungirije, umucungamari wungirije, nungirije jera. Kandi ubwo mukiri aho se ishuri mwari mwizemo muri make gisobanuye ko umuntu warigizemo agomba kuzaba pasiteri. Noneho weho uradeviya, genda deviya, uva mu bihaye Imana, kuko wari wese nyine Bibiliya cyane, kuko yari intego y'ishuri ryanyu. Noneho uradeviya ujya muri banki. Ugeze muri banki rero ubwo hari muri kangahe? Ubwo watangiye muri kangahe kujya muri banki? Kujya muri banki natangiye Egasi banki, nakuvuga ko ari isoko rya Tarafiporo. Tarafiporo. Abangize umucungamari wungirije, kubera yuko na rya shuri nubwo naryiga ryari rya Bibiliya, ariko si Bibiliya gusa, burya baba bigisha harimo n'andi masomo. Yego. Batwigishaga ibintu bya kontabilite, bakatwigisha ibintu bya sekretariya, kuko nahigiye kwandikisha imashini iyo bita dagitorogarafi. Ziriya mashini nari nyizi cyane, narayitapaga ku buryo usanga ndi umuhanga. Bakorera nyine imirimo, numva ndi fiyeri cyane. N'ubu ibintu by'ubupasiteri ndabicitse. Nzava hano nanjye njye kwa pasiteri. Kwa pasiteri no, aho ngaho rero no Satani yamfatiye. Muri Tarafiporo njye bampaye guhagararira depo ya Tarafiporo. Harimo no gucuruza amakazi y'amabyeri ndanguza. Ubwo abacuruzi bajaga kurangura n'igihe babahereza ibintu. Kandi abo twakoranaga bose bamwe nakoranye n'abagatulika, kambwira atari ko umuntu umunyakibero nkawe uri umujera koko ujye kunywa fanta, ugomba kwiga kunywa ku kabyeri. Nuko banyobesha nangira kunywa byeri, byeri zikanyica, abyuka mu gitondo ndi kuruka, bakaza kumusura bati ngwino tujye kuguha ikivuno. Ikivuno bakongera kunzanira iyindi nzoga. Ikivuno ngo cyari yari byeri nyine. Yari indi nzoga yindi. Bakakokereza n'akanyama ka brochette. Icupa rya byeri twariguraga 50. Amafaranga 50. Inyama y'ingiyi ka brochette tukakagura 20. Bagashyira isuniya hariya yuzuye inyama tukarya, ati namara guhaga inyama ubundi mwongera muhiza. Bandamenyereye nyine inzoga, ngenda mumenyera, numva iby'Imana bigenda binshibuka. Nuko byangendekeye. Urakoze muri Tarafiporo, wamaze igihe kingana iki? Muri Tarafiporo hariya namaze igihe cy'imyaka 4. Imyaka 4. Urakomeje uza kuvamo uyu mukira ahagana he? Naje kuva muri Tarafiporo njya gukora muri banki populaire. Aho nabaye umucungamari jera wungirije. Nabwo nyubajera. Nongeye mbajera muri banki populaire. Nanone ahitwa hari mu murenge wa Muganza, hariya mu Bugarama. Yego. Aho ngaho niho nakomereje gukora ndinda ngera ubwo mbonye ko ibyago biteye iwacu. Mama abarozi bamurose, bamaze kumuroga. Ibyo byatumye ntekereza uburyo najya gushakisha abapfumu bamuvura. Nagiye kumuvuza i Kongo. Kandi wari warize Bibiliya ujya gushakisha abapfumu. Ubwo urumva imbaraga z'Imana zari zashimutse muri njye, sinamenya ko gusenga bibaho. Nagiye kumuvuza mu bapfumu hakurya i Kongo. Ngiye kumuvuza naho nagerageje gushakisha ko abapfumu bampa ku mbaraga nabo za shitani. Niyo ngo umupfumu kugira ngo nanjye mupfumu, ariko nanashakaga kwica uwandagiye mama. Noneho abapfumu babigerageje, bahamagaye imiti yabo iranyanga. Satani aranyanga. Imiti yabo bisana ngiyo yakwemeye. Nuko uba yakwemeye. Siyo mpamvu ugiye kugirana amasezerano se.
burya abadayimoni nibo bavura. yego nabo mubona baroze bakabaroga imyuka mibi bakabajyana ku bapfumu, ni uko uwo mupfumu aba afite izindi mbaraga z'imyuka mibi zirukana bya bintu. Yego, nanjye rero nizo nashakaga, yego ariko satani iranga. Bati muramenye nimwongere no kumumenera ibanga ryacu. Tubonye mu bitugu bye hahagaze ka kagabo bajya gusenga kitwa Yesu, kandi tubona baramuteye ikimenyetso nguyu bigeze bamubatiza. Nimumubwira amakuru yose azajya kuyamena hanze, kuko tubona uwo Yesu azamugarura mu rusengero. Ndababwira ibyo bintu ni ukuri. Ko numva namaze kwigerera mu isi yanjye nkaba ndyoshye, nzasubira mu itorero gute ngiye gushaka yikiza? Mfite amafaranga. Burya bajya gusenga ni uko aba ari abakene. Abakene nibo bajya gusenga bagiye gusaba Imana, shitani bagiye gusaba Imana imbaraga ngo ibahe kumugisha w'ibintu. Ariko jyewe umugisha narawubonye, ku buryo umupfumu naramubwiye nti imiti yawe banza igibeshya ntabwo ari mizima. Arambwira ati niko biri. Kandi uyu musaza yarambwiye ati umuti wanjye umudayimoni mukuru ushinzwe kuvura yitwa Muzehe. None Muzehe yakwanze, ubwo se twagukoresha gute? None se ibyanjye nabahaye murabimpa? Ati twabanje kubimurikira nyine abakurambere babiriye. Nari nabahaye ihene y'ibara rimwe iyo bari bansabye, bansaba inkoko nayo y'ibara rimwe y'umukara ndayibaha, n'ikaze yabyeyi. Urumva? Bansaba n'ibihumbi bingahera. Reka hapfumu ntiwatana n'ibintu by'imikara hamwe n'inzoga. Bansaba ibihumbi bingahera, ntabwo ari ibihumbi 10, kuko amafaranga ni ibihumbi 3. 3 nabahaye. Ariko 3 rero byo muri 78, ntugire ngo ari amafaranga makeya. Yari menshi. Ari menshi. Niba byeri yaguraga 50. 50. Ubwo mutubaza amabyeri tekereza ibati kubakisha iri kugura ibihumbi 10 muri iki gihe. Iyo ryabirengeje 16. 16. None se twebwe twariguraga 300. Urumva ryaba ryikubye kangahe kugeza? Magana rya kabiri ryikubye inshuro zirenga 20. Ikiro cy'inyama twebwe ku isoko twakiguraga amafaranga 200. 200 kiro cy'inyama, kandi nahembwaga amafaranga 7,000. Mase ntari umukire. Ibiro by'inyi ahubwo bari kugiye kuri nka yose. Nari nkomeye cyane, kandi ufite na moto yanjye ari ni naraguze 75. Izi ngizi ubu ngo bari kugura miliyoni 2. Ibaze mu bihumbi 70 yakubye n'iki gihe wasanga narahembwa nk'ibihumbi 200 ingahe. Isi rero y'icyo gihe kuyikuramo ntabwo cyari ikintu cyoroshye, kandi abo ngabo bamaze kwanga kumpa ku miti, natashye ndakaye. Ndavuga nti burya koko barabivuze ibyo bapfu biribwa n'abapfumu. Bonye ko abapfumu bajya babeshya, ntabyo nabo bashoboye. Kandi imiti yarahakanye ati na nyina mumumuhe bucya mucyura, nta nubwo muzamushobora, ahubwo azasengerwa n'abakozi b'uwo mugabo nababwiye witwa Yesu uhagaze mu bitugu by'uyu muhungu. Naratashye gera mu rugo nigendera mu kazi. Hashira nk'imyaka 3. Urumva? Imyaka 3 irangiye nibwo nabonye ku itorero ryanjye nari naravuyemo bashyizeho amatangazo, haje umupasiteri w'umunyamahanga w'umukongomani. Yego. Aravuga ati muhamagara abarwayi bose, noneho mubazane mbasengere. Niho nabonye naravuze nti mama ndamujyanayo njye guhiriza Imana y'abaporo. Niba abaporo n'abatari ababeshyi. Nuko najyanyeyo mama, kandi baramusengeye, abadayimoni bavuza induru atanamukoze, gusenga gusa. Mana wigaragaza bimenyekane ko ndi umukozi wawe hano kuri uyu musozi. Abantu b'abanyabugarama batizera Imana ubigaragaze. Mbona mama abadayimoni baramutegesa bamena n'amabanga baravuga, kandi abandi bajyaga bamuvura mu bapfumu tavuge akabikiranye. Ariko umunyamasengesho umupasitori urimo imbaraga z'Imana avugisha abadayimoni. Aho niho nabonye ko natangiye kuvuga ngo burya bya bintu by'abaporo ni ukuri. Abaporo bafite imbaraga. Ndareba nti nongera mbwira Imana nti namara amezi 6
atongeye gusubirwa nanjye nzagukorera. Imana n'abanyabyaha iratwumva. ubu urahize. Mba ndahize simbize nzagukorera. Bigendana n'umugambi buri Imana yari ifite. None se kumpagarara mu bitugu Satani akabibona, nkibona ko ari byo yari yarateguye kuva kera ko izamfata. Amen. Mama rero yaje gukira. None abadayimoni bamenye ibanga ry'aho umurozi yari yarabazingiye kugira ngo nihagira abamusengera bajye bamugarukamo. Bavuga yuko bamushyize mu giti cyari mu rugo iwacu cya voka. Abadayimoni baravuga ati nimudutema nimurandura icyo giti mukavanamo harimo icupa twiberamo mukarikuramo umukecuru azaba akize. Kandi ibyo nabikoze nihuse cyane, mva mu giterane cy'abo barwayi njya gutema cya giti. Mpamagara abakozi banjye turagitema, tukirangije twakivanyemo icupa ringana n'igice cy'ukuboko rirerire, ririmo imiti itwitse, ririmo uduhu tw'inyamaswa turimo utugufa ntazi. None mpita ngirukankana ndishyira wa mupasitori. Ndigejeje kwa wa mupasitori ararireba ubundi arasenga. Yarambwiye ngo uhere uyu munsi nyuka arakize, ntabwo azongera gusubirwa muri iriya ndwara. Ubundi ararimena, abimena mu musarani, aragenda amuramburiraho ikiganza aramusengera. Imana ukize uyu muntu burundu kandi umubere umurinzi ntazongere kurwara. Kuva icyo gihe amezi 6 nari nahize, nabonye mama ntacyo abonye arwaye. Kandi umupasiteri w'umukongomani agiye gutaha badusabye gutanga agatiki kamworohereza kamufasha ku rugendo. Banadusaba ngo waba ufite icyifuzo wese yandike n'akabaruwa agishyire muri envelope araza kudusengera. Niko nabigenje, envelope barayimpaye ishyiramo amafaranga. Noneho shyiramo n'akabaruwa. Njyewe ndasaba ngo unsengere usabire kuri izo mbaraga zibashije gukiza mama, imbaraga zikiza abarwayi. Nanjye ndashaka ko iyo Mana izima. Arigendera adushyira nk'ariya aradusengera arigendera. Nta gihe cyashize nyine umutima wanjye uba utangiye gutekereza kujya ku Mana. Nagarukiye Imana rero muri 90 ari uko intambara itangiye muri iki gihugu. Numva ijwi rimbwira subira mu rusengero kugira ngo ngurokore. Igihugu kigiye guterwa, subira mu rusengero kugira ngo ngurokore. Kandi numva ndahatwa n'imbaraga zidasanzwe. Nabwiye murumuna wanjye nti yewe subiye mu rusengero, ariko subiraho ku cyumweru ngiye gusenga. Ko murumuna wanjye yarambwiye ati birashoboka ko ari ya myuka y'abaporo yagufasha, babandi basengeye nyoko wawe wasanga imyuka igufasha. Ndaza kwihima ntishobora kunyinjira. Ati igikombe cya mirongo mvika mu kibindi cy'inzoga, kubita igikombe ndagifokora. Iyo myuka y'abaporo niza kumva inzoga n'umuro w'inzoga ntabwo intungana ntinyinjira. Ibyo mbabwira ni ukuri. Ndakinywa nongera ngo ikindi ngenda ku itorero ndi bukumva inzoga gusa. Ariko barabwiriza ati bantu muri hano Imana iratubwiye ngo nimushake mwihane kuko iki gihugu kigiye kurimbuka. Abatihana bose umurimbuzi arabarimbura. Bavuze ati umurimbuzi ariko inkuru zazire kuvuga ko inkotanyi zateye. Nanjye nagiye gupfukama nk'abandi cyo gusaba ko nahabwa iki ubuhungiro. Kuko umubwiriza butumwa yavugaga ati dore umuntu utihana ntabwo azarokoka muri iyi minsi, mugomba gupfa. Ndihana, maze kwihana natashye numva umutima woroshye njya mu rugo. Kandi kuva uwo munsi rya jwi rinyobora kujya gusenga buri gihe ryatangiye kunyobora. Noneho mu cyumba niho nabwiriwe amakuru, niho umuhanuzi yuzuye umwuka aravuga ngo we Yohana ndaguhamagaye kuva uyu munsi ntabwo uzongera gukora imirimo y'isi ahubwo uzakora imirimo yanjye. Ariko nkumva simbisengere, sinari nzi uko Imana ivuga. Nabonaga ari nk'ibintu by'imikino barimo.
nkomeza gutyo noneho kuri komine rero handi nakoraga iby'amashyaka byari bitangiye batubwira kwinjira mu mashyaka nk'abakozi ba komine. noneho naje guhura nyine n'ikibazo, baza kunyirukana gukora muri banki popirere. banyirukanye bitewe na derege twari dufite, twajyaga dukunda guhangana nawe bitewe n'uko yari umujura, yajyaga yiba abajera, akaza yagusanga mu kazi akakubwira ngo subira hariya ujye aho coffre-fort iri, ubanze unzanire ibitabo dukontorore. ibitabo nkabizana nk'aha ku meza agakontorora, ariko uko yibaga abajera agahita anagutuma ngo jya kuzanamo amafaranga. njye rero sinabyemeraga, ibyo nari narize narahuguye, burya mu kazi uhigira ubwenge. hari umujera wari waraduhuguye ati nukontororwa n'umuntu ushinzwe iby'amafaranga ntugasiga amafaranga imbere ye. amafaranga ntagira umuntu utayakunda, ari na se ukubyara ari na nyoko ukubwira ntukamusigire amafaranga imbere yawe adakoze ibyo ushaka gukora. none rero njye naramubwiye njyewe sinshobora kukuzanira amafaranga hano n'ibitabo, banza ukontorora ibitabo, amafaranga ndayazana nyuma, sinshobora kuyagusigira kuko ntakwizeye. umugabo rero intandaro yo kunyanga iheraho, tangira kumvika ko yaje kugeraho nyine, kubera ko yari umutegetsi akora gahunda ze, anyirukanishije ndataha. natashye ndira, kumbi sinamenya ko ari inzira Imana iciye kugira ngo indengere. icyo nicyo cyatumye ndashobora kujya mu mugambi w'abakozi binjiye muri za gahunda z'interahamwe. ntaho bari bakinkuye, ariko nguma kuri komine buriya nanjye nari kubijyamo, kuko hari abandi benshi b'abakozi ba komine binjiye muri uwo mugambi w'ubwicanyi bitewe n'uko bagombaga kumvira ababayobora. nanjye rero unyobora washakaga kuzankoresha imirimo anyirukanisha mu mirimo y'isi, nditaye ndababara, ngira gute, ubushomeri buramfata, ariko ngumya gusenga. ibintu by'intambara byose byabaye nibereye mu itorero n'isengero. ubwo hari hagiye muri kangahe icyo gihe? urabona muri 92. muri 92 niho ibyo byose byatangiye kumbaho, kuko navuye muri banki muri 91 baranyirukana. 92 rero ibintu by'amashyaka byari bitangiye. nari nibereye hanze rero, ntabwo bari kungura, twebwe twari turi noneho muri gahunda z'Imana. Imana ikatubwira ngo mu cyumba ati dore igihugu kirateye, ibimenyetso muzabibona, muzabona abantu bazaba bambaye amajwangara cyangwa amakoma, bisize ibintu by'ingwa, bambaye ibicuma. icyo nicyo kizabereka ko ari abadayimoni bavuye ikuzimu baje kurimbura igihugu. mwebwe muzajye mubabwira, nibabaza ati twebwe tuba mu ishyaka rya Yesu, ntabwo dushobora kugira irindi shyaka tujyamo, kuko Imana yari yaratuje. icyo nicyo cyandengeye. inshuti bakunzi ba Yaro TV, dukomeje kubaha ikaze kandi tubashimira ko mukomeje kudukurikirana. turi kuganira na Revera Pasiteri Jean, ari kutuganiriza amateka y'ubuzima bwe, kuva igihe yavukiye, avutse ari mu muryango wa gipagani, arakuze, ayize amashuri ye, yize iyobokamana, ariko nyuma aje kuza kubireka arabyihoreye, yigiriye gukora mu bindi. akoze muri Trafipro, avuyemo agiye muri banki popireri, arakomeje, agiye gushaka imbaraga z'abapfumu barazimwimye, arazibuze, arakomeje. mbese ndagenda tujya gushyira ku musozo. icyo gihe kirageze, urumva ntubaye umupfumu, n'iyobokamana utangiye kuyinjiramo. watangiriye hehe mu iyobokamana? nagira ngo mbego intandaro icyatumye ngizwa n'uburwayi bwa mama. wakijijwe n'uburwayi kubera nabonye ikimenyetso cy'umuntu umukijije ko ari umuntu w'Imana. yego, nanjye nicyo cyatumye nifuza, nicyo cyatumye nawe nifuza kuba umuntu ukizwa. ndakizwa, ndihana,
ndamaramaza uramaramaza nyubaka Imana. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kangahe? Kanombe mama twamuvuje papa yari amaze gupfa kuri 2006. Mama yavuwe muri 2009. Nawe direkite uhita winjira mu gukizwa, utangiriye gukizwa ipfiriye iwanyu muri Rusizi. Tugeze ku musozo rero, tutarayishyira umusozo, ni icyo wabwira abantu b'abapagane bagenzi bawe icyo gihe? Ni icyo wabwira bagenzi bawe bameze nkawe muri icyo gihe ukiri umupagani badukurikiranye? Wababwira iki? Ni mu nteruro ngufi wababwira ngo iki bene abo bantu? Urumva hari abantu nabo bamenye iby'Imana cyangwa se bazi ijambo ry'Imana basaba, ariko bitewe n'imirimo, bitewe n'aho baherereye, bakaba nabo barahunze Imana bakajya mu bindi. Reka noneho mbabwire iby'Imana yankoresheje maze gukizwa. Kuko iyo ukijijwe ntugumye kwegera Imana, abadayimoni bagumye kukugenda bakakurwanya. Ariko nihatiye kwinjira mu bintu by'amasengesho no kwiyegurira Imana kugira ngo za mbaraga nasabye ndebe ko zimfata. Nabatijwe mu mwuka wera rero muri 91. Yego, ugiye urabatijwe? Batizwa mu mwuka wera maze kwihana. Noneho rero iby'Imana agiye yankoresheje maze kubatizwa mu mwuka wera, umwuka aranyinjira, umwuka turaganira. Ubwo singiye kuvuga ukuntu umwuka yansanze. Ngewe yansanze iwanjye mu rugo nijoro ndyamye nsinziriye, mbona umugabo wambaye ikanzu y'umweru akikijwe n'abana b'abazungu 12. Ikintu yambwiye bwa mbere, yarambwiye ngo naragushimiye ko wihannye. Amen. Iyo twihannye burya ijuru rirabimenya. Bya bindi yavuga ngo umunyabyaha umwe wihannye abamarayika bavuza impundu. Nibyo Yesu yanyeretse anshimira ko nihannye. Amen. Noneho we n'aba bamarayika bamuherekeje, uriya mugabo ni umwami afite sikoti 12, buri wese yankoraga mu ntoki. Twaragushimiye ko wihannye, twaragushimiye ko wihannye. Kandi babivugaga mu Gifaransa, nous te remercions pour ta repentance. Kandi bose ariko bavuga nous te remercions pour ta repentance. Ngumva nuzuye ibyishimo byinshi. Mu mwanya Yesu aramfata akajya nterura gutya ansimbiza hejuru. Kundi ushobora gufata akana kagahinduka gasinza hejuru. Aho burya ni ikimenyetso yagaragara cyo kunyuzuza imbaraga. Iryo joro ndyamye sinziriye, arangije gukora iki, nagiye kubona noneho mbona mu nzu yanjye yahindutse umucyo. Ubundi mba ku gitanda ntangira kugenda nkururinda muri saro nambaye mayo gusa. Umwuka aratreninga, ntabwo kuzura imbaraga z'umwuka uvuga ngo ni ibintu gusa byo gukina. Umwuka aragutreninga akakuvanamo inkamba zose. Apfunira imwirangira gute? Nari ndyamanye na karumuna kanjye gato, kugenda nakijijwe nyiri umusore, niko kasimbutse kajya kubwira mama. Mama ngwino urebe ukuntu mukuru wanjye abaye, sinzi ibintu bimufasha. Mama araza areba asanga ndi kwikurura muri saro, ibimwira byaje. Mama agera gutya ngo abanyabugarama baburoga baragapfusha. Isejo bundi baramwishe, none n'umwana wanjye baramwishe. Bati mujye gushaka umupfumu. Hakaba hari mushiki wanjye mutoya, arababwira ngo mama ngo mwitonde kuba muzanye umupfumu hano, kubera yuko Yohana asigaye agenda buri gihe nimugoroba akajya mu bijumba by'amasengesho akajya gusenga, rimwe na rimwe nararayo. Wasanga imyuka mu bapora ari imufasha, kandi iriya myuka nayo irarwana. Iriya myuka irarwana, muzanye umupfumu hano ahubwo mwabona intambara yabereye. None se tubigenze gute ko tubona umwana agiye gupfa tutazi indwara imwishe?
ahubwo nimujye gushaka pasiteri baturanye, bajya kwibwira ni pasiteri wanjye twari duturanye, araza nko mu rukerera saa 10 z'ijoro, waba uri gucya umuseke uri gukina, araza asanga ndi kwigaragura, nahindutse akavura ivuni kubera umukungu, arandeba shyira ukuboko hejuru arasenga, Mana data, niba ari wowe wafashe uyu mugaragu wawe bigaragaze, niba kandi atari wowe nabwo bigaragaze, kugira ngo utubwire icyo tugomba gukora kugira ngo akire. Avuze gutya kivuga ngo amen, mba ndatuje ndicara. Arambaza, niko Yohana, urumva uri muzima mu mutwe? Ntabwo urwaye ikindi mutwe? Nta hakurya? Nta. Byagenze gute se? Noneho ngiye ngishaka kumubwira uko byagenze, za mbaraga zongera ziramfata, mba ntangiye gutigita, ariko ako kanya n'ijwi ry'ubuhanuzi kwita imanuka ako kanya, ati nijye wamufashe. Wowe nde? Njyewe Yesu Kristo. Yesu ntajya yihisha, iyo ashatse kugaragara arigaragaza. Yesu ntajya yihisha. Umwami wacu ntabwo ari kimwe n'abapagani, avugisha ukuri nyine, burya n'umunyakuri. Ati nijye wamufashe. Pasiteri avuga ati shimira Imana ko ari Yesu wamufashe. Ako kanya ubuhanuzi butangira buhanura ku bigiye kuba mu gihugu. Mwarimu afite pasiteri afite ikayarandika, dore uko bigiye kugenda, dore ubwami ndabugabye, mbwambuye, uwari ubufite Habyarimana ndamwirukanye, dore inkotanyi n'ubundi n'icyagiye bavuga ngo Rwigema zasubiragayo Pluto, ati dore inkotanyi nubwo ngo nazisubiyeyo zizagaruka kuko arizo mpaye igihugu. Mugendere ku mategeko nababwiye. Inkotanyi Imana yagaragaje amasezerano yayo icyo gihe ko zizagaruka zigafata igihugu. Nakuze gutya bigezeho umwuka araceceka, arangije kumenya ibanga rye, arababwira ati nta ndwara yamufashe n'iki. Yego, amen. Yego, reka tubashimire kubera dusangije incamake y'ubuzima. Mu biganiro by'ubutaha tuzagaruka turi kureba noneho uburyo murakijijwe, mutangiye gukora, tuzahita tureba n'uko mwatangiye gukora kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma tubashimire kwitabira ubutumire bwacu kuri Yarura TV. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nonese mu by'Imana yankoresheje ko navuze mu bintu byo gutwika imiti y'ikirya, nabyo nabyumvise. Turaza kuza kujya mu kiganiro kindi cyo gutaha, tubihereho mutubwire ko wabitwitse kuzamuka kugeza uyu munsi wa none. Rero ni amakuru maremare. Reka dushimire n'abakunzi bacu badukurikiranye ahubwo muri kino kiganiro, kandi tubabwire ngo mwongere muze kudukurikira ubutaha mu kindi cy'iby'Imana igiye gukoresha. Reka tubashimire rero, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. amen. Kandi mbabwire ngo mukomerezaho, namwe mukomerezaho. murakoze cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Gusa mwasoza mutanga nimero ya telefone yanyu. Nari ni ngombwa kwibaza kugira ngo abantu, hari umuntu uzafashwa nabone guhamya. 0791 0791 93 829 829 829 0791 829. Yego, abakunzi ba Yarura TV, dushyize ku musoro w'ikiganiro cyacu, naho gutaha. Murakoze. ariko se wabahereza n'iya Tigo ko nayo nzayishyiramo. Tigo nayo niyo yifite, nayo wahita tukazayitanga. 0732 32 70 3 10 4. turabashimiye, naho gutaha. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze.